nongeye kubasuhuza mwebwe muneze amatwi. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri filime nshyashya zasohotse, filime zirenze cyane ushobora kuba wareba muri kino cyumweru cya 234. Uyu munsi rero tugiye kurebera wiki imwe ndetse abasobanuzi bagiye bakora gake gake, ntabwo filime ziri kugenda zisohoka nk'uko zagiye zisohoka mu byumweru byatambutse. Uyu munsi rero ngiye kukwereka filime zagiye zitreninga cyane, ntabwo ari filime nyinshi. Abasobanuzi hari bamwe bagiye barwara, hari bamwe abasobanuzi bagiye badakora, ariko ngiye kukwereka filime isigaye iri gutreninga cyane wabasha kwirebera. Umusobanuzi bita Gaheza yakoze World Heart ageza kuri episode y'154. Hari filime yitwa Teach You a Lesson, ni filime ya Rocky Kimomo, bayita ngo ni Teach You a Lesson. Rocky Kimomo rero yayikoze ageza kuri episode katurebe episode yagarukiyeho, kandi narakubwiye ati wowe ushaka zino filime zirangira ndetse na filime z'ubwenge utwandikira WhatsApp kuri 078114239220. Umusobanuzi bita Rocky Kimomo ntabwo ari gukora cyane, asigaye afite iduka ricuruza amatelefoni ndetse n'ibindi bintu bya electronique. Ntabwo asigaye ari gukora cyane kuko abaye ahugiye muri ibyo ngibyo. Arimo arakora season yitwa Teach You a Lesson. Mushobora kuba mwayibona munyuze ku gasobanuro nawe, gusa kugira ngo urebe zino filime ni uko wishyura 2,000 ku kwezi. Ariko njye narakubwiye ati ujye unyandikira WhatsApp kuri iyo nimero 078114239220 mbashe kuguhera ino filime kuri make, kugira ngo wishyure 2,000 ku kwezi. Ku kwezi ngewe nshobora kuguca makeya, nshobora kuguca 2,000 kugira ngo wishyure ibyo 7,000. Iyi filime yitwa ngo ni Teach You a Lesson. Rocky yayikoze agarukira kuri episode, reka turebe episode yagarukiyeho. Okay, reka turebe. Nk'uko Rocky yarasoje iriya ngo bita ngo ni, murabizi iriya filime yitwa ngo ni Agent Kim Activated, murabizi nayo ko yayikoze. Iyi season rero akaba iyi season rero akaba yagereje kuri episode ya 3, yasohoye ubuce butatu. Ntabwo yari yakora nyine episode bwinshi cyane, gusa iyi filime irarenze cyane, iraryoshye cyane. Ushobora kuba wanyandikira kuri WhatsApp nkayiguhereza yose, uduce 3 twose ukaba watureba mu gihe gitoya cyane. Reka turebe n'abandi basobanuzi bagiye bakora muri no wiki. Undi musobanuzi urimo gukora bamwita ngo ni Perfect, akaba yakoze igihinde ikiza cyane tugiye kureba. Reka dusubire inyuma kuri website tubanze turebe ibyo ari byo. Okay, undi musobanuzi rero gukora bamwita nk'uko nabivuze World Heart. Gaheza yageze kuri episode y'193. Hakaboneka umusobanuzi witwa ngo ni Fantasy, wakoze filime Big the Great yaherutse gukora yitwa The External Fragrance. External Fragrance rero ikaba igeze kuri episode ya 87, ikaba yasobanuwe na Fantasy ariyo bita Big the Great. Hakaboneka n'indi filime yasobanuwe na Sankara bayita ngo ni Mutini isobanuwe na Sankara. Hakaboneka na filime yitwa ni Agent Kim Deactivated, ni filime yasobanuwe na Rocky ifite ibice 8, nayo ushobora kuba wayireba ukiryohera isi. Hakaboneka n'izindi filime zagiye zisohoka mu myaka yatambutse cyangwa se ibindi byumweru, ushobora kuba wareba mu gihe gitoya cyane. Hari n'agaseri kitwa ngo ni High School on Sex, kasobanuwe na Senior, kameze neza cyane ariko nyine karebwa n'abafite imyaka 18. Hakaboneka n'akandi gaseri keza kari gusobanurwa na Be the Great. Be the Great ntabwo ari gukora cyane, gusa nyine filime ari kugenda zishyira hanze ku bwishi. Agafilime bita ngo ni Asihe, ushobora kuba wakareba neza cyane, karyoshye kameze neza, karimo high school ndetse n'imirwano n'izindi za Savimbi. Hakaboneka n'undi musobanuzi witwa ngo ni Senior uheruka gukora ngo ni Soulmate,
Soulmate nayo ushobora kuba wayireba kuri no website wishyuye iyo abonoma y'ibihumbi 7. Gusa njyewe ndimo ndatanga promosiyo, umuntu uranyandikira kuri WhatsApp ndabasha kuba namuhereza filime y'ubwenge nziza cyane ashaka muri izi ngizi ndi kwerekana. Ushobora kuba wareba n'izindi filime nyinshi ziriho cyane, ni nyinshi cyane, ushobora kuba wanyandikira filime yose ushaka nkayiguhereza ku bwinshi. Abantu benshi rero bagiye bambwira ngo external fragrance igeze, muri kubona ko external fragrance iri gukorwa na Be The Great iracyakomeje. N'abantu bari kumbwira ngo Agent Kim yararangiye. Yego Agent Kim yararangiye, finali yarabonetse. External fragrance rero igeze kuri episode, katurebe external fragrance season ya mbere ifite episode igera muri 23, igeze kuri episode ya 23. Gaheza marayikora ku bwinshi rero. Ni filime nziza cyane muri kureba rero, kariya Be The Great ni filime nziza cyane irimo gusohoka muri kino cyumweru cya 256. Ari n'undi musobanuzi witwa Sagamba rero urimo gukora filime nyinshi, gusa ntabwo arazishyira hanze, nawe agiye kujya batamo umuzigo mwiza cyane. Reka rero tuzahure mu zindi video zerekana filime za source nshyashya. Niba ufite igitekerezo muri comment cyandike, tuzagikoreho video ubutaha. Ciao ciao.